afite amafaranga kumufungisha yarara ako kanya sibyo se kabana tunanirana ariko rero n'abagore babiri babanye mu nzu buri umukobwa wari yamaje gukora imibonano ntabwo ari ngombwa kujya n'undi mubane mu nzu kuko icyubahiro yaguhaga ntabwo ari gikomeza kukiguha aba yumva yakuze ibyo uzi nawe aba abizi aravuga ati nze kumuhamagara aza kumuha amafaranga shabana n'umujyama wibashe umupolisi ndangije amafaranga ntayo nabonye nawe sinongeye kumubona barayi wumve ko mani inseke yanjye yose arayitwaye yakwijeje ibitangaza twamaga umujyama ngo aramushyirireho kuri fone umujyama nawe yari yisindiye bwa buracyari bonane birangira nyine atageze fone atayifashe ariko ubwo mu bantu mukora umwuga umwe si wowe uhagaze make si wowe uhagaze make yego hari n'abari munsi yanjye hari n'uguhera joteme reka se ariko akaba adakora uwo mwuga kandi awukora none se wapaka kureba ngo wowe nk'umujyama akavuga turiya bana mwikundiye ngomba kujya kumuha umupuri w'ubuntu ariko ubu se wowe nta muntu ushobora kwikundira ukamuha kwikundira gera kuri ba diregiteri nawe umbwira uti aba bantu yenda aba diregiteri abarimu abapolisi gutyo abenshi ntabwo nawe ndacyabibuka nyine ngira ndagira ngo ugende ubwira kuri izo nzego ariko mbo nibuka harimo uwo mujyama w'ejo undi we ni twabonaniye Rulindo Rulindo uragenda utubwira amatitire yabo icy'ingenzi no uwo headmaster wa Matimba Victor Matimba headmaster waho nawe mwararyamanye nakereje umugisha nahagiye mba numva wakora iki ni headmaster wasigaye afite ikigo kiwe hubwo yari director w'ikigo nyine cya Victor Matimba wabibaza abakobwa bahari agatsibo nyine nkaho ari ababa baturega biro nibo wabibaza buriya ko numva ngo abasirikare barakaze birega baza bafite take ngo iyo akugezeho yakwica baza bafite take areba kubisa umwaka cyangwa imyaka ibiri utaheruka ko ugira kuzibura ipombo gusa uri kumva wabigeraho ukatuvuga ngo ugiye kubipa uba ugomba guhamagara none se ko njya numva ngo ahubwo umuntu atabiheruka ngo nibwo akora igihe gitoya biterwa n'uwo ari we none se biterwa n'umuntu cyangwa ni imiterere y'umuntu cyangwa ni imiterere y'umuntu hari n'uwajya kuvuga ngo agiye kubikora akaba arangije atari yanabikora ariko ngo hari igihe umuntu ashobora kuza yagukorera nabi ukaba wanamukubita habake abo ni bandi baba bafite nyine nabo baba bishakira kugira umuntu abikore bumva baranyuzwe kandi ariko nta birenze pasiteri umwe mu myaka mu bantu nka magana abapasiteri barasambana oya yego none se abapasiteri barasambana none se urumva umwe ngo pasiteri ngo naganywa inzoga abapasiteri barasambana banywa inzoga none abarokore bo cyane biba akarusho ni nko bavuga ngo umusiramu nakagiye ibenze barazige tugwana nabo ugera ku gipangu usanga igipangu gifunguye n'urugi rufunguye ugeramo uhita winjira nyine nk'aho ari iwawe bakubita umupira nyine agasohoka mukigendera bamubatse uwo muntu uyu ni umukozi w'Imana yaraje kugira ngo umubwirize iki by'umupuri ubwo nimwe muba mubiziranye cyane Sharon ubwo ni abapasita gusa abapasiteri bajya ibyana ni abapasita abapadiri bo ni inama z'Imana nta kintu bashoboye nabo buriya ugiye gusanga mu bikinisha baza imbere cyane mu bikinisha kubera ko babura aho babahera abapasita abamansera abumva Show.
Juma nyine tubyara. Okay, nahise mva no mu rugo dore nabyara hano ruguru n'undi kuri hopitali Rwamagana. Ubwo mama wawe afite amafaranga? Kumufungisha yarara ako kanya. Sibyo se kabana tunanirana. Ariko rero n'abagore babiri babanye mu nzu. Buri umukobwa wari mbe yamajije gukora imibonano. Ntabwo ari ngombwa kujya n'undi mubane mu nzu kuko icyubahiro yaguhaga ntabwo ari komeza kukiguha aba yumva yakuze. Ibyo uzi nawe ababizi. Ndetse yakubaha gute? Sibyo kuba benda ndakubaha ngo benda ngo warambyaye. Ahandi yakubahira ni hehe? Kibyo ubuzi nawe ababizi. Mama rero nabwiye mama ati mama rero n'abagore babiri babana mu nzu. Iyo umuntu yabyaye aba yakuze ntabwo ari ngombwa kuba kuguma iwawe. Nanjye kandi gushaka ubundi buzima. Urangije uhita wigendera? Mpita ngenda n'ubu kujya mu rugo. Njya mu rugo mama yanze ngije gucya mbwaga ngarankumba. Kandi umve ko none buto cyari hari ahijya Gatsibo. Aha hijya nuzi. Ahijya nuzi Nyagasambu niho mama ari. Ariko umve ko tike ya sengise kugerayo. Numva gukora yitise. We yanazikoherereza ariko ntabwo wowe ushaka kujya. Nari bwo mbacha kujya mama azi no muri quartier azi n'abantu turi kumwe ati dore nyina wa yandaye. None se ubundi ubwiye abantu bavuze ngo dore indayiciyeho nta pfunwe ugira? Ngiye bwanjye ku giti cyane pfa kuba akazi kanunze. Abantu bose imbatinya ariko nuko icyo gisebo nacyo cyagera kuri mail. Bavuga ati dore nyina wa yandaye. Uko ibyo bintu biba biteye iki? Biba biteye ifumwe nimba ipfunwe. Ariko wowe ntacyo bigutwaye? Nta kintu bintu kuko nta n'umuryango mfite ntangasi bagira. Ubwo haramutse haje abanyamuryango bawe wahita ucomuka ukigira? Nahita njya ahandi. Nuko shundi mama mbwiye ngo mukuru wawe arinda kuza kuba guhamagara. Nawe batubwo nzahita nega njya ahandi. Ntabwo mbaca kugira ngo umuryango wanjye umenye ngo nkora iki. Hanyuma aka kazi ukora urabona uzagakora kugeza ryari? Haje umuntu afite igicuma abana akabivamo. Haje umuntu afite igicuma akabivamo. Nose ubunandazi zashatse. Uramutse ubonye umugabo ubwo se umugabo ufatika ubwo wamubwirwa n'iki? Umugabo? Ufatika? Kugira ngo wizere ko umugabo ugiye kugushaka agiye kugutunga wabibwirwa n'iki? Tewe n'icyo umubwiye ukabona ari kugikora. Rega haje umuntu afite igicuma akavuga ati uyu nguyu ngomba kumukuraho amafaranga aramendura ubuzima. Ni ukuvuga ngo wowe uza nubona umugabo mushobora kubana byaba ari burundu cyangwa ari ukumukuraho ikofi muzahita mugenda. Ubwo se ubu hera kenshi ku bagore b'ibintu z'abasirikare. Ubu umusirikare abona umwanya wo kujya gutirita? Reka cyane uwo asanga muri bare bakaryosha mara kuryosha bwo akanamba bakajya badacana kuri WhatsApp. Umaze kuryamana n'abasirikare bangahe? Ntabwo nzi umubare. Ntabwo uzi umubare? Reka turebera. Ariko ndumva bigize ikibazo cy'aya matsiko ugiye kumbwira abantu uvuze gutyo ejo ndabonanye n'umuntu mbega umuntu wankoze twagiye mu rugo ati telefone ndabona telefone yanjye nayo hari barayinyigisha ubundi. Yego. Arangije ati ko amafaranga yawe reka ashirire kuki ku mujama w'inshuti yiwe nyine mujama bitara ruguru Eric. Yego. Birangije aravuga ati nze kumuhamagara aza kumuha amafaranga. Shamani n'umujama wibashe umupolisi. Ndangije amafaranga ntayo nabonye. Nawe sinongeye kumufona. Barayi wumve ko mani inseke yanjye yose arayitwaye. Yakwijeje ibitangaza. Twamaga umujama ngo aramushireho kuri phone umujama nawe yari isinde bwa buracyari bodane. Birangira nyine atageze. Phone atayifashe. Phone nawe atayifashe umujama. Ndamanda bavuga ati n'ubundi uyu nguyu kamwihorere nago abikuyeho n'ubundi nyine ku mutima. Ati nashaka ko yama azayana. Agiye kwa Erika nirere kamanye nitakuyorenga. Ati nambere muhamagaye ngo iri hafi yo mupaka nago byakunda.
ndatekereza umugabo ko yambwiye ko ku mugoroba mu gitondo saa 12 ari bwajya mu kazi baba bamwohereje sawa nuza baba bamwohereje ku mupaka si umupaka kuko ukunda kurindwa n'abasirikare byaba byagenzutse reka nyine ndatuza ntegereza ko reka azambwira ngo yaje n'ubu nyine yari amejeje ariya ngo yari umupolisi ya arakwatsa yaranyakije kuri Noheli wakoreye inseke zingahe kuri Noheli so namenye umubare ko nayakoraga ndibukira kwa Sade kwa Sande kwa Sade Sade akora iki acuruza akabari ni bare nyine tu ni ukuvuga ngo mwarasozaga kuko mana yanjye umva naremeraga ngafata n'akamutu kugira ngo abandi batansiga rega hari yugura nuzana imbuguze 5 cyangwa akamitsingi ushobora kukanywa karangira ubonye n'undi muntu ugutamo kandi ntabwo umujyama azaza kugutama adafite ikindi kintu agushakaho wapi afite ikindi kintu agushakaho mbese wajya kuvugisha umuntu nta kintu wamuguriye ibyo se bibaho uretse umuntu agutayemo akakugurira inzoga amafaranga akayihorera hari icyo byaba bitwaye inzoga Ivan nahamagara Ivan cyaba kamubwira bakamubwira ati mama Ivan dore umwana wawe ararwaye siko navuga ngo nanyweye inzoga amafaranga niyo ya mbere izo nzoga bazireka nkazigurira nanjye bamenya ngo ndanywera yambikaya ufite konti ubikaho cyangwa uyabika mu ntuza uyabika mu simukadi uyabika kuri telefone simukadi nagize nyine nashyizeho kode washyizeho kode ubu uba wibitseho nk'ibihumbi byawe 100 asubira abafite umwaka kandi ubona turi gutangira umwaka nagiye kuryoshya reka imbere cyane ubu warayamaze cyane ari amazi nyine ntago yabura yo kwiyiranja hanyuma none se ubwo ko wayamaze ubu nk'aka kanya uramutse ubonye umukiriya ntabwo wamuhera nka 2 uhagurukira muri angahe mu by'ukuri ni 3 kuzamuka kumanuka munsi yayo aho simari ubwo umuntu aje yashobewe kandi yumva bishaka nta kuntu ushobora kumuzimiriza umuriro ikintu cy'ubuzakunda gute kandi nta kofi ufite gute ushaka ikintu n'amafaranga ufite yo kukishyura bari wabona umuntu yifuje kurya inkoko kandi nta bushobozi afite bwayo ni uko ibintu biba bimeze ubwo ariko ubwo mu bantu mukora umwuga umwe si wowe uhagaze make si wowe uhagaze make yego hari n'abari munsi yanjye hari n'uguhera joteme reka se ariko akaba adakora uwo mwuga kandi awukora none se wapaka kureba ngo wowe nk'umujyama akavuga turiya bana mwikundiye ngomba kujya kumuha umupuri w'ubuntu ariko ubu se wowe nta muntu ushobora kwikundira ukamuha kwikundira ntabwo bugwagira ari mufite mbere hashize imyaka ingahe ubwo bugoryi buvuyemo iyo umuntu yabyaba yakuze bwa mbere mbyara benda ndacyari ariko mbyara ubwa kabiri nabyaye mba muri geto uwo muhungu wanjye nabwo wambwira ngo uzaba muri geto cyangwa umuhungu aguteye ndakubwira ati nzemera umwana ari uko yavutse mbone nimba ari uwo wanjye ukajya kuzana ubwo bugoryi ninde uzawukoshereza umuhungu azajya kuwukoshereza akubwira nzemera umwana ari uko yavutse ntabwo byakunda none se reka ndagira ngo ikibazo kandi uze kukinsubiza neza hari abantu bagiye bakomakomeye bagiye bafite ibintu by'imirimo igize yenda abantu mu nzego ndagira ngo nibura umbwire bamwe mu bantu bakugezeho mu gahuza tu cyane benshi yenda nko wambwiye ngo mushuti wanjye direteri
yamuriye akantu bamuhata ni benshi ni benshi nabo byagera kuri ba diregiteri nawe umbwira uti aba bantu yenda aba diregiteri abarimu abapolisi gutyo abenshi ntabwo nawe ndacyabibuka nyine ngenda nagira ngo ugende ubwira kuri izo nzego ariko abo mba nibuka harimo uwo mujyama w'ejo bundi undi we ni twabonaniye Rurindo Rurindo uragenda utubwira amatitire yabo icy'ingenzi nuko uwo headmaster wa Matimba Victor Matimba headmaster waho nawe mwararyamanye nakereje umugisha nahagiye mba numva wakora iki ni headmaster wasigaye afite ikigo kiwe hubwo yari directeur y'ikigo nyine cya Victor Matimba ubwo urumva ko ari aba headmaster gusa ntabwo zigeze ku basirikare noneho basirikare n'ab'inyenyeri wabibaza abakobwa bahari agatsibo nyine nka hari ababa baturegabiro nibo wabibaza buriya ko numva ngo abasirikare barakaze birega baza bafite take ngo iyo akugezeho yakwica baza bafite take areba kubisa umwaka cyangwa imyaka 2 utaheruka ko ugira kuzibura ipombo gusa uri kumva wabigeraho ukatuvuga ngo ugiye kubipa uba ugomba guhamagara none se ko njya numva ngo ahubwo umuntu atabiheruka ngo nibwo akora igihe gitoya biterwa n'uwo ari we none se biterwa n'umuntu cyangwa ni imiterere y'umuntu cyangwa ni imiterere y'umuntu hari n'uwajya kuvuga ngo agiye kubikora akaba arangije atayanabikora ariko ngo hari igihe umuntu ashobora kuza yagukorera nabi ukaba wanamukubita habaye abo ni bandi baba bafite nyine nabo baba bishakira kugira ngo umuntu abikore bumva baranyuzwe kandi gute umugabo aba yakwishyuye ukajya kuvuga ngo urajya kumwinezeza gute yakwishyura cyangwa yabona ugiye no gusoza akakubwira ati ndumva naniwe kuko yabonye ko wenda gusoza nimba umuntu yakwishyura bagomba gukora ibyo ashaka hano birimo nyine guhemuka biri hariya byonyine nyine mu bijyanye n'imipure batubwiye ko ibiciro byawuhagurukira muri 3 na 5 ariko ndagira ngo umbwire nibura umuntu wakwishyuye amafaranga menshi yakwishyuye angahe nishyuye menshi usibuka ari benshi nabamenyara ariko ni benshi twararanye 30 yego hano kutuza rogi naguhaze yakodesheje rogi nanjye 30 yego kuri inzoga nanyoye ni finale reka iyo yarabaye kuri njyewe rwose ndetse ndi umwana nazi ngo buriya ibintu biba bimeze bike iki yarabaye hanyuma undi ntabwo benshi ndacyabibuka rero n'ubundi ni ukutubwira ngo hari uwampaye aya wa mugani uri mu kazi ugomba kujya stress wambwira ngo wambaza ngo katushabe njyewe yego ubwo maje kubonana n'abagabo bangahe ubu sinakubwira umubare benshi bavuga ngo weze ugeze 100 ngo umuntu arasara ariko mbona nagusara kubaho zirenga na desa ubu desa zonyine so ubu maze kubona n'abagabo barenga 100 barenga na desa reka ubwo se ntawe mwigeze guhura ufite ruvuna bataka ko numva ngo hari afite ikiruza kurya ashobora kugira hari uwo twize gura bisaba kujya afata isahani mu ngizi fata isahani mu ngizi reka guhungiza biranga njya gufata ibinini hari ibinini kwa muganga batangaga bigabanya uburibwe kandi akikuriho wapi yari yagiye ndabyuka yari ari mu muhuro wa hano ruguru mu muhuro ni iki umuhuro wowe umukobwa baramujyana nyine bamurongo muhuro arimo amafaranga ariko nakubiye ariko mbabarira ndumva abagabo bagukunda
ndagira ngo kameramani yongera kwerekana neza ubereke inyuma nyashe ntabwo kari twakagize sha nyashe batabereke nyashe maze hari igihe abantu bashobora kumva ibintu bakagira ngo n'urwanya cyangwa ni ukubeshya ubu se abadiaspora batanga menshi umudiaspora aramutse aguhamagara akakubwira ngo njyewe ndagutegera unsange i Kigali hanyuma ndaguha ayo ushaka agukubise nk'ibihumbi 500 ego tugiye tubona naguma mu buraya tangunza ngakubitaga imbari n'ahangaha ndago akabari kisi bagire gahenze nako kanya nukuvuga ngo business yawe nakabari niyo utekereza kujya no kundangira akazi bukamwe ngo kazi kandi ngiki nkunda akazi ko mu kabari kazi ko mu kabari gani keza hari ukora n'umuntu neza akahita gubita tip ariko tip ngiye ntabwo mbisobanukiye sinywa inzoga sinjya no mu kabari tip ubwo bisobanuye iki tip udukere tw'Imana nyine kuko wamuserebye neza wamuhaye keya agahita gubita tip ariko se mu kabari ubwo ukoze akazi ko mu kabari waba ukibasha kwakira abagabo ushaka mu kabari ubwo niho aba ari sawa ufite na deresi none se ubwo kuko uri mu kazi watakaza ukajya tega amatwi hagiye ukora mu kabari mwikodeshereza hagiye ukora mu kabari benda mubamo kandi none biterwa nuko uwo mukorana mugenda byumvikana ukuntu mubanyeho ushaka kuba naje benda nakuzanira icyo kunywa nakibonera umuntu nkuvuga ati uramujya namuhaye icyo kunywa nashaka ikindi ukimuhomere ninza ndagura kandi bisanzwe se yego ibyo ni ibintu bisanzwe nyine tu mbabarira wongere utwerekera abantu birebere kuri nyari aguruka neza ahindukire maze ongera wicare dukomeze twiganirire none se ubundi abagabo muhora bakubwira yuko koko ntekereza murabanza mukaganira bakubwira ngo niki cyabakuriye kuri wowe kuganira hari abagabo muganira nabo mutaganira abo muganira bakubwira ko ari iki cyabakuriye kuri wowe nge ndabizi ko neye neza uri kumva kenshi na kenshi umuntu yagukunze akubwira byinshi kuyatagukunze yavuga cyangwa utamwuje umva nigira nigendere ariko ntabwo bimubwira wowe wumva yagira ubwo se bambwira ngo gira nigendere fa kuba yabikoze washatse amubwira ngo gira nigendere nuko nawe abari hari ubufite akazi akavuga ati ndi gutinda kujya mu kazi reka se ubwashya mu bushake nyine urangiza nanjye nisubire mu kazi none se yeda reka tuvuge wavuze ko hari umugabo ubipa hari n'umugabo ngo harya uhamagara hanyuma umugabo aramutse aje akabipa yaranze akavuga ati wambabariye kubona yenda isegonda rimwe rigize akangaka harya bwo babita ngo iki nkakareka nyine bwo ukakareka mukabara kagiye gukurikiraho nta mpamvu yo gufata ikintu ngo kigire expired kandi atari expired biba byakozwe nyine ubwa kabiri ushaka kwiyongera wanyishura nabwo none se ubwo ituro muyibara muhereye he duhereye he tugitangira kubikora ese abari turatangira gukora ibyo akora ubwo ni ukuvuga ngo agitangira 5 biba byibaze mbere cyane ubwo se abanza kuyama se wayama nyuma ni ukuvuga ngo mbere cyane ugahita uyashyira ku mufuka warangiza mugahita mutangira igikorwa ubwo iyo arangije uhita ahita ava akagenda iyo akeneye ikindi tuvuga uti ongera wishyure 5 ubwo se hari abagabo iyo witegereje se hari abagabo muhenda gute nyine nk'abo babiba buri muntu wese ashima aho yishikiriye ntabwo abanje uba waramuteye kubipa hanyuma reka dukomoze kuri iki kibazo nibura
bisaba iminota ingahe kugira ngo wowe Sharon ube hali babyita kurangiza? Tinashatse nangiza cyangwa sindangiza kuko njye nawe umeze nk'umuhungu ngo biragaragarira. Umukobwa yarangiza atarangiza ntabwo ubibona, ariko umuhungu yatarangije uhita ubibona. Yego ubwo se akuvaho. none se ko bavuga ngo iyo umukobwa atarangije biramubangamira, ubwo abagabo benshi bakujyaho nkubwira ko umuntu aba afite sheri ku ruhande aba agomba kugenda akamusoreza ibyiwe. Nese ubwo buri munsi sheri wawe uramureba kubera iki se kandi aba ari sheri? Nemereye kujya isaha yose nshakira. Ubwo rero ni ukuvuga ngo hari igihe mubikora nta kwishyura kuko aba ari sheri wawe, no sheri wawe wamwishyuza. Ubu hari uwagutsindiye? Ntabwo sheri wawe wamwishyuza. Ubu hari uwagutsindiye? Ndewe se gusa mvuge ko harira ko nawe mwishyuza. Nese ubwo ureka woza naza kukureba inshuro ebyiri, bora nta kintu kizima ndi kugukoraho nkureba mitise. Ariko ubwo umuntu aba ari umusore, nashaka aba ari umusore cyangwa itsinda mbese ukabikora nkanyugwa. none se ubwo ngubwo ari umugabo byakunda kandi aba ari mu rugo? Umugabo rogi zibereyeho iki? Ubwo ni iki? Ni ba bagabo b'abakire. Rogi zibereyeho iki? None se ko bajya bavuga yuko abagabo b'abakire batajya babibasha, abagabo muhora b'abakire ubo ubona bimeze bite? Abagabo b'abakire ntabwo babibasha. Gusa umuntu w'inda bibabesha. Niko njya mbyumva. Ubara abagabo b'amada bafite amafaranga nta kintu bashoboye. B'amada? Atagukoresheje na siporo ngo wumigwe. Azo waguha akantu gasoma ko wagira ngo ufite inyota. Sharon, gerageza wegereze mikoro umunwa. Hanyuma Sharon, ari umugabo ubyibushye n'umugabo utabyibushye ninde ubikora neza? Ni kuvuga ngo uratubwira ngo umugabo ubyibushye bigenda gutya, utabyibushye bigenda gutya, utubwire uko byagenda kose hari imitandukaniro. Reka nkubwire. Biterwa n'umukozi. Yaba abyibushye abananutse, ushobora kuba unanutse utazi kubikora, cyane ubyibushye akaba abyibushye nawe atazi kubikora. Byose biri mu rugero nyine, bitewe n'ukuntu bigenza, cyane nk'uko umukobwa abishaka. Hari ujya kubikora akakubwira ati sheri aho uri gukoza ntabwo ariho, akagusobanurira. Rero kuvuga ngo nawe naba ubyibushye ngo njye gukundana n'umujya mu byibushye ntabwo naba mbyibushye ngo njye gukundana n'umujya mu byibushye kandi rero urandi mu gufunga undi n'umujya mu mugufi. Wapi unsumba ndahobera nkamugwa mu gatuza, kwa ndi ndahobera nkasanga ndi kumusumba. Wapi none se umugabo ubyibushye kuvuga ngo uwo muntu ubimukurikiranira ntago abyibushye maneke. Harya ubwo maneke ubwo namoko angahe? Hari maneke n'iki? Umuntu uri size. Umuntu uri size ubwo atari maneke bari unanutse, atananutse cyane atanabyibushye hagati ne. Ubwo utari maneke aba ari iki? Big. Ariko abantu mukora aka kazi ngo akenshi mugenda nta mwambaro w'imbere mwambaye, ibyo bintu nibyo? Nese buno ku manwa wagenda nta mwambaro wambaye ra akoguru ba nyine ubugiye mu kazi. Washatse wakambara. Washatse ni ukuvuga ngo buretse ni ukuvuga ngo akatse karindi wakitereye. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ku manywa ushobora kugenda wambaye, ariko nijoro washatse agenda wambaye nabwo cyane wambaye. Washatse wakambara. Mwese umuntu aramutse akubwiye ngo ngiye ndumva nkushimye n'aha ngaha twabikora ntabwo wamuha?
ubwo se uryamiye inzoka cyangwa ukajya gufataho gutyo ugasanga ukoze ku nzoka cyangwa mu mwanda nabanza kumurika gutarika se aya ntabwo ibintu byo gukina nabaye sawa sha rogi usigaye zihendutse oya rogi se nibura rogi ya make nangahe umve ko hano mu mujyi haba rogi ya 3 manutse munsi ya gare munsi ya gare hari rogi ya 3 kuri ka kabari ngone bakita nguki hari n'akabari kwa Kamugi rogi ya 5 urayibona ubwo bitanu abari make ara kutuza bose rogi ya 5 urabibona ko ndumva umugabo ukwigondera agomba kuba yikwije nese undi wajya kureba udafite amafaranga bajya gushaka umupuri nta mafaranga ufite kandi usanga ngo banize umuntu none se umugabo aramutse akwambuye siri place kandi mumaze kubikora wabigenzura unyambura gute se ubunafone afite nta mwenda waba ufite waba wambaye kugira iki none se ubwo yenda umufatiriye nk'ipantaro waba ushimye ko asuka yambaye ubusa yasohoka yambaye ubusa byagenda gute kuki saje gukora ibyo akora azi ko nta mafaranga afite ibyo bintu ntabwo bibaho kugira ngo uze winjiye muri gato y'umukobwa uragiye ukuyemo nubwo ati dukore segisi murabikoze akubwira abafatanya kwirebesha hirya no hino kari umugore wawe uri kurongora kandi umugore wawe nawe ntabwo wamujya utamuhahiye uzarebe umugore mu rugo iyo utamuhahiye cyangwa yakwata ikintu ukakimwima yego mucana unyura hano akanyura hariya wahamagara eshatu shere ni ibiki nasuka shere ni ibiki naki ibyo se nta gahunga nta mavuta naki ngo shere tujye kuryama niyariye niyanyoye ngo tujye kuryama ese urajya bwo wajya ku mugore utamugaburiye abantu usanga ngo umuntu yapfuye cyane tu ariko ndizera mu myaka umaze ntabwo urahura n'abakozi b'Imana nta mukozi w'Imana uraza ngo akubwire ngo ndumva ashaka ko tubikorana pasiteri twararyamanye kagira inkuru cyo mbwira twari turi n'andi matimba iki gihe inda yanjye yari yavuyemo mama ati hari umukozi w'Imana utuye aho hafi kamubwiye aza gutuye nyine muri kumwe muri guma mu karere turagiye araza aranyura ahantu nari ndi kwivuriza aho bita Mushire turagiye mu rugo umunsi wa mbere uwa kabiri akaza haza amasengesho yo yatahagwa n'abakobwa gusa turaryamye numva umugabo ari kumbaza ibijya mbere ndatuza bwa mbere kandi urwaye ntabwo ariko ibyo ngibyo ntabwo umugabo washatse iriya gahunda ntabwo abyitaho twarabikoze tumaze kubikora urukumva tujya mu butayu ngo tugiye gusenga akajya agira gutya ngo ari guhanura ijisho rimeze ngo ubundi nk'uri ari guhanura ibiti kandi asambana rimwe nza kumubona bote se ku bundi bimwitaga ese ubundi ngombwa kumuvugana ntabwo ari ngombwa ndangije arambwira ati tushize umugumaje turi ku bundi wari uri guhanura ibyo kandi uri umunyabyaha ngarega nta cyaha kitababarirwa uko yansubije ngira ngo ubwo twabikoze uwo munsi gusa ntabwo bizongera umugore we yari yarafatiwe hehe hano muri Ngoma muri Guma mu rugo nako muri Guma mu karere utemerewe kuva mu karere ngo ujye mu kandi cyane ko umugore we yagiye kuza tukamaranye iminsi 2 umunsi wa gatatu njye nayo nahise neka naha ubwo iyo minsi 2 yose abikora yararinda yakandi muri pasiteri ariko nta birenze pasiteri umwe mu myaka mu bantu nkamagana abapasiteri barasambana oya barasambana oya
yego none se abapasita barasambana none se urumva umwe ngo pasiteri ngo ntabwo anywa inzoga abapasiteri barasambana banywa inzoga none abarokore bo cyane biba akarusho ni nko bavuga ngo umusiramu ntabwo agira ibenze barazirya turwana nabo bazirya kabwahora mu muhanda akagusuhuza hajya ngo nguri mbavuga ngo nguke akagusuhuza ukavuga ati buriya bimeze bite kandi muvuye kurya ibenze rekaze nawe ibenze ishishuye igihe cyavuyeho ibenzuye wamenya ko ari ibenze iroti rimwe rimeze neza kandi benzi ijyana n'inzoga yego cyane umira byeri n'inyamizi ariko ndumva ahubwo ntabwo abapasiteri basambana kubona pasiteri umwe mu bantu 300 pasiteri umwe tuvuga ngo ni umwe kandi baba hari benshi none se ngiye mfatiye ku rugero rwawe ndebwe abapasiteri twabonanye ni 2 kabyiswe ni abapasiteri ariko nta mupasiteri waza kugura indangamirwa kugura arazigura akakubwira ati dore nahangaha naha cyangwa akaguha nomero zawe ufite fone mukavugana kuri fone ukagenda ukurikiye muvugana kuri fone ugera ku gipangu usanga igipangu gifunguye n'urugi rufunguye ugeramo uhita winjira nyine nk'aho ari iwawe bakubita umupira nyine agasohoka mukigendera bamubatse uwo muntu uyu ni umukozi w'Imana yaraje kugira ngo umubwirize iki by'umupuri ubwo nimwe mama mubiziranye cyane Sharon ubwo ni abapasita gusa abapasiteri bajya ibyana ni abapasita abapadiri bo ni inama z'Imana nta kintu bashoboye nabo buriya ugiye gusanga mu bikinisha baza imbere cyane mu bikinisha kubera ko babura aho babahera abapasita abamansera umva ibintu byo kwikinisha buriya bari imbere cyane ubwo se uhuye n'umuntu uhuye n'akaga ko kwikinisha so ushobora kugira akakubwira ngo ndumva ashaka kumupura ntabwo wamufasha ukaba umuhata kwishyuye umupasiteri nako umupadiri atanyishyuye ntabwo abakorera menshi se ubwo arubija yanjye kunyishyura se ubwo gusa yanyishyura hanyuma Sharon